Urashaka gusobanukirwa n'isesenguramico, isesenguramigendereze mbonezamubano n'uko wakumira ingeso shenguramubano? Igisubizo kiri mu kiganiro imbonezamubano. Ikiganiro imbonezamubano kigamije kukuremamo ubumuntu no kukuzuriza ubwari butangiye gukama, ukarushaho kuboneza umubano wawe n'abandi. Kurikira ikiganiro imbonezamubano buri ku cyumweru kuva saa 2 kugeza saa 3 za mu gitondo kuri Energy Radio FM. Ureba kanaka ukomerewe, ukumva ushaka icyamukuraho, ugira utya abo mukorana, bamwe ukabakunda abandi ukabanga, ugira utya abana bawe ukageramo abo ukunda, simvuze ko abandi ubanga ariko abandi ntubibonemo nk'uko abandi ubibonamo, ugira utya abo ushinzwe kuyobora ukageramo abo utonesha abandi ukabigiza kure, ugira utya ukagira abo wibonamo abandi ntubibonemo, maze bikagera naho bamwe ubita bene wanyu abandi ukabita abandi nyine. Iryo ni ivangura. Mbahoberanye amaboko yuje ikigeni, nsankaza mu muntu mwese abateze amatwi Energy Radio, radio y'ikitegererezo. Mwahisemo neza, ndabifuriza kutabiba ikenyeri, inyababugingo cyangwa inyama ya nyamunsi, ahubwo muhorane agasani gatuje, kamwe gatuma mwumva munyuzwe, mukishyuka, mukarandaranda neza mu bandi, maze ukabaho unyuzwe na ndiho yundi, ndiho yanjye, ndiho yawe, ukabaho nkabaho n'undi akabaho, twese tukabaho kandi tukabana. Iki ni ikiganiro imbonezamubano kigamije gukumira inshenguramubano mu bantu kugira ngo abantu tubeho tubanye neza. Iyi makanizimu yijwe mwumva ni iryanjye, njyewe, wanjye, njyewe, njyenyine wa twese, muntu manirere. Ni kenshi mu mibereho y'abantu tugira dutya, abo tubana nabo, abo duturanye nabo, abo dukorana nabo ntitubabone kimwe, bikagera naho dutangira kugira ibyo dukorana n'abandi abandi batamenya, maze tukagira abo twibonamo kurusha abandi. Ibyo bituruka he? Byitwa ngo iki? Narindi zina ibyo byahabwa uretse kwitwa urwikekwe mu bantu, aho usanga abantu babanye ariko harimo uruntu, ukabana n'umuntu ariko umukekakeka. Aho biba byaraturutse nta handi, biba byaraturutse kuri cya gihe wamufasha ukamwigizayo, ntumuhe umwanya nk'uha abandi, cyangwa se ngo umuhe amahirwe nk'ayo uha abandi, ukamuvangura, ukamwigizayo, ukamwigiza kure yawe. Yewe niyo yakubwira akugira inama cyangwa akakubwira ibintu bifite akamaro, ukabutatinyuka kugira icyo umusubiza. Ivangura mu bantu niryo tugiye kuganiraho. Ivangura mu bantu nk'ikeragati cy'urwikekwe ndetse n'urwango mu bantu. Horati ntabwo uzi impamvu uriho ndetse naho waturutse. Kugira ngo twumve ivangura mu bantu, turabanza twumve ubudasa. Buriya abantu batandukanye n'abandi, ntabwo abantu batekereza kimwe, ntabwo abantu bemera ibintu bimwe, ntabwo abantu bareshya mu gihagararo, ntabwo abantu bafite isura imwe, nta nubwo abantu bafite imitekerereze imwe. Muri rusange imisusire y'abantu iratandukanye. Kubera rero ko imisusire yacu itandukanye, ni byiza ko muri uko kudasa no mu gutandukana kwacu tubibonamo ubwuzuzanye, tubibonamo n'amahirwe yo kuzuzanya no gufatanya, aho kubibonamo ikibazo. Iyo rero bibanyemo ikibazo nibwo utangira kuvangura, noneho ugasigara uvuga uti bariya si bene wacu. Buriya uvuze ngo bariya si bene wacu, ubuvuze bande? Ni bande ubuvuze ko ari bene wanyu? Uku rero kuvuga ko bamwe ari bene wanyu abandi bakaba bene wabo, byitwa ivangura. Hari ibikorwa bimwe na bimwe dukora cyangwa se ibimenyetso bikakugaragariza ko koko uwabaswe n'ivangura. Urugero ushobora nko kuba, dufate nk'urugero nko ubu u Rwanda rwacu rwaguye amarembo, aho twakira abanyamahanga, abantu baturutse ahantu hanyuranye. Nk'iyo utangiye kuvuga uti jewe bariya nabo mu kindi gihugu si abanyarwanda, ibyo akaba ari byo uheraho mu kuba wabima amahirwe runaka cyangwa se wagira igikorwa runaka ubakorera utagakoreye abo muvuka mu gihugu kimwe.
ushobora no kuvangura abantu uretse kubahora igihugu, ushobora no kubahora ibara ry'uruhu, ushobora kubahora ubwoko, ushobora kubahora ururimi bavuga, kugeza ubwo umuntu avuga ukumva urasesemwe muri wowe. Iryo rero ni ivangura. Uretse n'ibyo nanone ushobora no kugera n'aho utangira kuvangura abantu bahora idini, ukabahora idini, cyangwa se ukaba wanaziza abantu ko ari abagore cyangwa ko ari abagabo. Ushobora kuvangura abantu hakurikijwe imyaka yabo, kuvuga uti uriya muntu afite imyaka runaka ntabwo angana nanjye. Ushobora kuvangura abantu ukurikije amashuri bize, ushobora kubavangura ukurikije indwara runaka barwaye. Ibyo byose ibyo rero wowe iyo ubikora uba wumva nta vangura urimo gukora, kuko uba wumva ari cyo ugomba gukora, nyamara ntabwo ari byo, uba uri kuvangura. Kugira ngo ibingibi tubyumve, ndagira ngo mbabwire ko iyo uvangura abantu, icyo waba uhereyeho cyose kiba ari ubusa. Ni ukuvuga ivangura riba rihora ubusa abandi. Reka dufate urugero rw'abantu muba muturanye. Ushobora kuba uturanye n'umuntu, none waba uturanye n'umuntu muturanye neza mu marembo cyangwa se mwadikanyije, bigaragara ko koko mwegeranye, ukaba udashobora kumutumira na rimwe mu birori. Tekereza aho ngaho utuye, ureba abo mubana, ubanye nabo ute? Ese ubona bakwisanzuyeho? Aho nturi gica nturi gicibwa? Ntabwo iyo bakubonye batekereza ko rwose uri umuntu navuga ngo uri inyamaswa muntu. Kuba badashobora no gutinyuka kuba bagusigira umwana, kuba badashobora gutinyuka kuba baza kugutira imfizi, kuba badashobora gutinyuka kuba baza gukongeza igishiriri wawe, kurahura umuriro, ni ikimenyetso kikwereka ko uba warabavanguye mu bandi kugeraho ubanga. Niyo mpamvu tuvuga ko ivangura ari ikeragati, ni ukuvuga ni izingiro, niho hagati, niko kadomo ko hagati aho urwango rutangirira. Bitangira uvangura abantu, kuko iyo abantu maze kubavangura ukavuga ngo abasi bene wacu, icyo gihe uba wamaze kugera ku rwego rwo gutangira kubona ko ari abantu utifuza no kubana nabo, abo bantu ukabanga. Ibi rero bifite ingaruka, kuko abanyarwanda baravuze bati umuturanyi wa hafi akurutira umuvandimwe wa kure. Ureba aho utuye, ushobora kuba udaturanye n'umubyeyi wakubyaye ku mubiri cyangwa se undi muntu mufitanye isano y'amaraso, ariko muri abaturanyi. Kuba muri abaturanyi ubwabyo birahagije. Reba uko ubanye nabo. Ese abana bawe bakina nabe? Ese abana bashobora gusangirira hamwe? Kugenda ubegezayo uba urimo kubavangura, kandi uba ugenda ucukura umworera hagati yawe n'abaturanyi bawe. Uba wanga umuturanyi wawe ukabura amaboko. Nimvuga kubura amaboko hano mubyumve neza, kuko ni ukuvuga ko iyo hari icyo ukeneye umuturanyi wawe afite, ushobora kutakimusaba, kandi ukareka kukimusaba kubera ko gusa umuvangura mu gihe we nta n'ikibazo na kimwe agufiteho. Ariko wowe kubera ko umuvangura, umwigizayo, atari umuntu wibonamo, agahora yumva muri we ategereje ko waza umusanga, mu gihe wowe wamaze kumuvangura, amaze kumwigizayo, kandi uri kumuhora ubusa, ukamwanga, ukanga umuturanyi wawe. Kwanga umuturanyi wawe ukamuvangura, aho ni hamwe. Noneho hari n'ukuntu birenga ku byo umuturanyi, ugasanga umuntu afasha abantu abana nabo, baba baturanyi, baba bavukana nabo, akabanga kubera amasura. Kubera umuntu akareba umuntu gusa kubera uko umuntu asa, kuvuga ugiye ngo mbona umuntu asa nabi. Wowe susute, umuntu asa nabi gute? Twese uko dusa n'umuremyi waturemye. Twese uko dusa neza, nta muntu usa nabi. Ubwo abantu bajya kuvuga ngo ariko nawe ngo urimo gukabya ngo hari abantu basa nabi. Abantu basa nabi n'abameze bati, iyo uvuze ngo mani rero asa nabi, nsa nabi gute? Wenda nyanga uhereye ku misusire yanjye, ariko ubwo uzaba uri kumpora ubusa, kubera ko imisusire yanjye ni ikintu ntashobora guhindura. Ibi rero byo kukuvangura kubera kusa biragukomeretsa cyane, kuko iyo ubimenye ugerageza kugira icyo wabihinduraho kandi ntacyo wabikoraho. Kwanga umuntu kubera imisusire, nibwo ugira icyo ukajya kubona, ukabona nk'abakobwa, abagore bagize batya bagiye kwitukuza, bakitukuza bagasigara basa n'inyama y'inyoni. Mumbabarire kubivuga gutyo. Kubera iki? Kuko baba bashaka kugira ngo barebe ukuntu basa,
bakisiga mu korogo niba ariko babyita, kugira ngo barebe ukuntu basa nuko ababavangura batekereza. Akaba ahantu bakabura bavuga ngo ntabwo bakunda abakobwa basa gutya, akagira uko yihindura. Kwanga umuntu kubera imisusire ye, iryo naryo ni ivangura. Ibi turimo kubivuga mu kiganiro imbonezamubano kuri Energy Radio, radiyo y'icyitegererezo, aho muri kumwe nanjye njyewe nyine wa twese mu ntumanirere, kubera ko biri kugenda biba indwara mu bantu, ku buryo umuntu yicara akavuga ati njyewe iriya koperative sindayijyamo kuko runaka yirimo. Urwikekwe, urwango mu bantu, ukavangura. None se uzarema abantu bawe ugomba kubana nabo? Uzarema abantu bawe mu misusire yabo ugomba kubana nabo? Ibyo ntabwo byashoboka. Iyo rero wamaze kwimakaza ivangura rishingiye ku misusire, uba ugenda wototera umubiri w'umuntu, kugera ubwo ugira uko ureba umubiri w'umuntu ukumva umubiri w'umuntu kuri wowe uguteye ikibazo, imiterere y'umuntu runaka iguteye ikibazo, ubwoko bwawe ukumva ko buruta ubw'abandi, ariko mwese muri abantu, nta kindi muri cyo, muri abantu. Ku misusire no kuvangura hari igihe bibyinisha abantu umuzunga, bikabyinisha abantu umuzunga kugera ku rwego umugabo ashobora no kurindagira akajya muri bya bindi dukunda kuvuga bigira ari indangamiragitsina kubera icyanga cy'uburanga. Icyanga cy'uburanga, ukaba ufite umugore wawe, wabona undi ukavuga uti ye baba we, akayihayeho agatima kagasimbuka. Nta handi bituruka, kubera ko urabireba ukumva ubwenge buratakaye. Dukwiriye kwishyuka tukagaruka ku neza y'umutima, aho tugomba kubaho tudahumeka insigane. Ntabwo ushobora kubaho ureba abantu mu misusire yabo ngo bavangure hanyuma ngo uzagire amahoro. Ujya muri koperative uvangure, ujya mu ishyirahamwe runaka uvangure, ujya mu kimina uvangure, ujya ku kazi uvangure, utega imodoka rusange uvangure, nukora n'ibirori byawe uvangure. Aho uba warageze kure kandi kubi, uba waribagiwe rwose ko umuntu ari nk'undi. Mu mibereho yacu, mu mibereho y'abantu, mu mibanire yacu, mu mibanire n'abandi, ntabwo ushobora kubaho mu buzima bwawe ureba abantu ngo bavangure ukurikije amoko nuko basa ku mubiri. Ariko biterwa n'iki? Nta kindi kibitera, ni ukubera ko hari igihe uko basa uba ubona bifite uko bibangamiye inyungu zawe. Ngo burase karakabura ngo kakaba kagenda kuriya, ubu urimo kubivuga kubera ko utekereza ko uwo mugore yatwara umugabo wawe, noneho ugatangira kugenda umwigizayo ukamwanga. Ariko mu by'ukuri wenda we uko nguko ameze ni ugusirimuka bisanzwe, ni ukugira isuku bisanzwe, nta nubwo agamije rwose gutwara umugabo wawe. Ukirirwa warahahamutse kubera indihaguzi yo guca bugufi. Icyo bita indihaguzi yo guca bugufi ni kwa kundi umuntu ahora yumva ko abantu benshi bamusumba, bagahora bamusumba. Ndi kwanga kubivuga muri za ndimi z'amahanga, ariko ni icyo bita indihaguzi yo guca bugufi. Hariho n'icyo bita indihaguzi y'amakuzo, complexe de superiorité, ibindi bikaba d'infériorité. Ubwo mubabarire kubivuga gutyo, ariko mu kiganiro mbonezamubano tuba tugomba gukoresha ikinyarwanda. Indihaguzi rero yo guca bugufi, iyo wamaze kuyimakaza muri wowe, uhora buri gihe warahahamutse. Umugabo wanjye ibyarimo simbizi, hayiwe, ugahahamuka ku buryo aho umubonye hose uba wumva atakagomye no kugumana n'inshuti ze runaka, kubera ko kuri wowe wifitemo indihaguzi yo guca bugufi. Ntiwifitiye icyizere kugera ku rwego wumva koko umugabo wawe ari uwawe, umugore wawe ari uwawe. Nta handi bihera mu kuvangura abantu. Uramutse utekereje ko umuntu ari nkawe, ukabona umuntu asa nkawe, ukabona nta kindi nyine kurusha n'umuntu kimwe nawe, ntabwo byagutera ikibazo cy'uko usanga muri wowe hahoramo iyo ndihaguzi yo guca bugufi kugera ku rwego wumva warahahamuwe n'uko umuntu asa, ugasigara umwifuriza ibibi. Ngaho rero aho urwango ruvukira. Uko umuntu asa umwigizayo, byakunanira ukamwifuriza ibibi, kugera nawe ushobora kumwica. Hari imvugo mu kinyarwanda abantu bagira batya bakavuga ngo uriya muntu asa n'umurozi. Ariko buriya umurozi aba asate,
abantu bagiye kumbwira bati Imana rero nuko utari wamubona uzaze tumukwereka ngo atarangwa ari kureba nk'umurozi. Umurozi areba ate? Kwigizanyayo kubera ubwoko, kubera imisusire ku maso, ibyo ngibyo nabyo nta kindi biri cyo nugutana uba wibagiwe ko umuntu ari ngundi. Twari turimo kuvuga ko iyo uvangura abantu hakurikijwe imisusire yabo uba wibagiwe ko umuntu ari ngundi. Noneho umuntu agatangira kumwanga kubera gusa uko asa. Kuvangura abantu kandi birenga kubareba gusa mu misusire, kubareba mu miterere yabo, ukabona abavangura kuko utabafitiye icyizere. Ugasanga abantu barakorana mu kazi, noneho buri wese akeka undi, umwe akabazi ko ari kuneka undi, abantu bakabaho mu rwikekwe kugera ku rwego kubera kubaho mu rwikekwe bibabyarira ukwiyumvamo ko byanze bikunze umuntu runaka adakwiriye kubaho nk'uko wubayeho, cyangwa adakwiriye kugera ku mahirwe runaka nk'ayo nawe wakagombye kugeraho. Ibi byo kuvangura mu kazi bidindiza akazi kugera naho ushobora gusanga abantu bakora mu kigo kimwe imihigo badashobora kuyigeraho, kubera ko ibyo ushoboye ntabwo babigukoresha, barakuvangura bakakwigiza inyuma kubera uwo uriwe. Abavanguye mwese mu kazi mukaba ubu ngubu mwarashavuye, nimwihangane kuko mwaho ubusa. Ivangura ridindiza iterambere ry'umuntu ku giti cye, rikadindiza n'iterambere ry'igihugu. Hari mu mateka y'u Rwanda hari ibintu bizwi byagiye bigaragara ko iyo habayeho kuvangura mu byerekeranye no kudaha abantu ubushobozi bungana bibarindagiza. Ngira ngo tuzi nk'umwami Rwabugiri. Umwami Rwabugiri mu Rwanda ni umwami rwose wagabye ibitero bikomeye cyane, igitero cyo kwijwi ndetse n'ahandi n'ibindi bitero binyuranye. Uriya mwami yigeze kwanga kumva inama yaragiriwe n'umwe mu bagaragu be, ashaka kwiyumvira iy'umutoni we. Ibyo gusa byo kuba yavanguye akavuga ngo sinumva iby'uyu, ndumva iby'uriya. Aho byamugejeje byateye ikibazo gikomeye cyane ku buryo icyo gitero ingabo ze zaragitsindwa. Nicyo cya gitero yagarutse ageze no mu Kivu arimo gutaha, ahura n'ubundi bwato nabwo buje kumubikira indi nkuru mbi yo kumubwira ko umwana we igikomangoma Mugugu yapfuye kandi akaba yari imfura ya Kanjogera. Ku buryo abantu barabyitegereje, barabireba, bamuhimbira igisigo. Noneho haherewe cya gisigo ngo bambariye inkuru nkomati, kubera ko hari abaje kumubarira ko urugamba barutsinzwe, ariko hari n'abaje kumubwira ko umwana we w'imfura na Kanjogera yapfuye. Nuko icyo gihe Sekarama Kampumba agira atya nawe, ariko aramuhoza, amuhimbira igisigo nacyo kizwi cyane ati mbyukire mu ruganda. Kuvuga ati nubwo twatsinzwe ariko urabyukira mu ruganda, nyine mutegura amacumu, tuzagenda twongere turwane kuko n'ubundi kuba ukiriho ukaba warahikuye n'ubundi nitwe twatsinze. Ariko byaturutse ku ikosa rihe ryo kuvangura. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, reba iyo mwirengagije inama mugiriwe n'umuntu runaka kubera icyari cyo, ntimuhe agaciro inama bagiriye. Ngo amagambo y'abagore si ngo biriya ngo ibyo ngo ni ibitekerezo by'abagore, ngo biriya ngo ni ibitekerezo by'abana, ngo ni ibitekerezo bya gisore, ngo ariya ngo ni amagambo y'abasaza. Oya, dukwiriye gusuzuma, dukwiriye gushishoza ukareba ngo uyu muntu iki kinambwiye gifite iri hereme, noneho ukagikora ukagishyira mu bikorwa utitaye ku wari we wakikubwiye. Gukomeza rero kuguma muri ibyo ngibyo nabyo ni ivangura, kandi bari kukuganisha hehe? Riba riri kugenda riri kuganisha habi rwose. Kubaho ukora akazi uvuga ngo aba ni bene wacu, aba si bene wacu, biragateterwa. Uzi ko iyo wumva ko akazi ugakorana n'abantu batari bene wanyu udashobora kugakora neza, ugakora mu rwikekwe, udashobora kwigirira icyizere, udashobora kubona ibyo ugomba kubona, ahubwo ubaho uri gukeba gusa mu kazi, ukabaho uri gukebaguza. Ibi ndimo kubivuga abantu bakavuga bati nyamara uri kudukora mu nkokora, uri kudukomeretsa. Ariko ndakubwira ko igihe cyose udashobora gukunda umuturanyi wawe, udashobora gukunda uwo mukorana, ukamuvangura, aho uri kugana ni habi cyane.
abapfumu mwese ndabatumiye, iki kiganiro gisubiramo ku wa 4 isaa 2 kugera isaa 3. Muzareke ko muri gupfumura no kurindagiza abantu, mwicare mutega amatwi, mumenye ko ari mwebwe bagashoza ntambara, ko ari mwebwe bakanuka mishyo, mwo gateterwa mwe, ni mwebwe muri guteza ibibazo. Mukagenda mukajya gupfumura, mukagenda mukicara mukabwira umuntu w'umubyeyi ngo mu bana be harimo umurozi, yarabyaye abantu 8 ngo mu bana be harimo umwana umwe w'umurozi, akajya yirirwa yicaye, yamubona araje ati buriya n'uriya, yabona n'uriya ati buriya araje, umurozi mu bana be. Mwajya murindagira nubwo ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, mukareba ibyo murarya bitari ibyo ngibyo byo gushaka kurindagiza abantu, musenya umuryango nyarwanda. Umupfumu akabwira umugore ngo umugabo wazamwica, umugabo bakamupfumurira bakamuragurira bakamubwira ngo umugore we afite gahunda yo kukwica. Ariko nyagasani, kudashingira ku makuru ariyo, kugeza aho abaturanyi bakwanga kubera ibyo babwiwe, ibyo ngibyo birakomeretsa, kubera ko iyo ibyo bintu bituma abantu bakwanga, kuko baba kuvangira umuvangura ntacyo bashingiyeho. Nukarongera ati nibatuze, Imana iriho, bajye batega amatwi imbonezamubano. Nibyo rwose, urakoze cyane. Muri iki gihe tubayeho abantu barakomeretse, kandi bakaba barakomerekejwe n'abandi. Mwese abari mu bibazo bikomoka aho ngaho, mwihangane. Kwihangana kuko burya akiminsi teruye ntikaremera, buriya akiminsi teruye ntikaremera, ibintu bigeraho bikikiza. Ariko kwikiza icyo wowe uba warakoze, wirinda kubisubiza irudubi ushaka kugira ngo ugiye kubikemura, ahubwo wowe ugakomeza mu neza yawe naho ugomba kunyura. Wa mugani wa Rugamba, nihashira iminsi azigorora umureba, niba usanga kandi ari wowe ujya umuhungu, ujya unyambaza nkuvure nawe uruhu umurwayi, ntihagire ikibakanga. Ndagira ngo rero iki kiganiro mbonezamubano ubwo tugana ku musozo, nshimire mwese wabanye neza n'abantu uko turi ku isi, ko turi abagenzi. Ushobora kubaho mu buzima nyine wanga abandi, ntacyo bimaze, nta na kimwe. Rwose kumbaza icyo bimaze, ntacyo bimaze. Ubu umeze nka ya nzoka igira ikiruma umurizo. Niyo mpamvu abantu dukwiriye kurenga ibyo ngibyo, hanyuma tugatereka imibereho yacu ku rugata rw'imbonezamubano, tukabana amahoro. Umuntu rero nakwanga, ntuzamwange. Umuntu nakuvangura, ntuzamuvangure wowe. Umuntu nakuvangavanga mu bitakureba, ashaka kukugeza habi, wowe buri gihe uzamuhe indayabukuru yo kumworohera, hanyuma nurangiza ubeho mu buzima bwawe wumva umwifuriza kubaho, kuko mwese muri abantu. Naho ubundi ntacyo azaba yakamenye, ntacyo uzaba uramenya niba utaramenya ko umuntu ari nkundi. Mu gusoza rero, ndagira ngo nongere nibutse ko ivangura ari cyo cy'Ikeragati cy'urwikekwe ndetse n'urwango mu bantu. Ukwiriye kubaho mu buzima bwawe wirinda kuvangura abana bawe, kuvangura abaturanyi bawe, kuvangura abo mukorana, ahubwo ukabaho unyuzwe na ndiho yundi, kugira ngo mbeho ubeho, twese tubane kandi twibone mu mbonezamubano. Muntu reka kwigoreka, wikwitiranya icyangombwa n'icy'ingenzi, ahubwo iyibagirwe kugira ngo wibone mu mbonezamubano, maze ibyo bitume ubaho uhumeka ushyitsa mu nda, ureka guhumeka insigane, ureke kubaho warahahamuwe n'isi. Isi ni kunyaga itaguhatse, uyishikanuze, maze nuko wongere ugende ubeho mu buzima bwawe wishimye, wiyugamire munsi y'igiti agacucu, inzoberanyo z'ubuzima ntizikakunegekaze. Nuhura n'ikigorigori kitagira impeke, icyo kigorigori ntuzakigugune. Nuhura na mberenge ntuzayihekenye. Mwirire iminyogoto, maze ahabishye muhihorere. Mwari kumwe nanjye njyewe nyine muntu Manirere, ubifuza kutaba ibikenyeri inkebabugingo, ahubwo bikabarinda kuba inyama ya nyamunsi, bigatuma mureka kuba njyewe nyine, ahubwo mukaba uwa twese. Mbifurije amahoro mu Imana. Urashaka gusobanukirwa n'isesenguramico, isesenguramigendereze mbonezamubano, n'uko wakumira ingeso shenguramubano? Igisubizo kiri mu kiganiro Imbonezamubano.